tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana naguhaye ubusobanuro ku marembo atandukanye yinjiraga mu murwa Yerusalemu. Amwe mu marembo twaganiriyeho harimo irembo rya kera, irembo rijya mu gikombe, irembo rinyuzwamo umwanda, irembo ry'isoko, nkubwira kandi n'irembo ry'amazi. Mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kukuganiriza ku bijyanye n'irembo ry'amafarashi, irembo ry'iburasirazuba n'irembo ryitwa Hamifukadi. Nyemerera tubanze dufate akaruhuko, ubundi ngaruke dutangirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ikomeze kugirire neza kugeza aho utangara. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wumva ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka noneho nk'uko nari maze kubivuga mu kanya gashize, dutangire turebera hamwe ibijyanye n'iri rembo ryitwa irembo ry'amafarashi. Fata Bibiliya yawe niba wegereye Bibiliya yawe, dusomere hamwe muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 28. Haravuga ngo, haruguru y'irembo ry'amafarashi hasanwa n'abatambyi, umuntu wese asana ahateganye n'inzu ye. Ifarashi yari inyamaswa yurirwa n'umurwanyi. Muri Zekariya igice cya 1 ku murongo wa 8 batubwira umugabo wuriye ifarashi y'igaju, kandi nyuma ye naho hari andi mafarashi y'amagaju menshi, n'ay'ubugondo ndetse n'ay'umweru. Mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 6 ku murongo wa 4 haravuga ngo, nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Aya mafarashi yerekana imbaraga zo ku rugamba. Umwami Yesu yagendeye ku cyana cy'indogobe ubwo yari yinjiye Yerusalemu bwa nyuma. Ibi ntibisobanura ko yari uworoheje kuko yari ku cyana cy'indogobe, ahubwo abami bonyine nibo bagenderaga ku cyana cy'indogobe. Muri icyo gihe icyana cy'indogobe ntabwo ryari itungo risuzuguritse. Ifarashi nizo abantu bagenderagaho mu gihe cy'intambara. Ifarashi zashushanyaga intambara. Irembo ry'amafarashi risobanura umurimo wa gisirikare ku wizera wese muri iki gihe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 6, Pawulo atubwira ko Imana yatuzuranye nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Uku niko kuri gukomeye tubona mu gice cya 1 gikuru kigize uru rwandiko rw'Abefeso. Mu gice cya 2 gikuru cy'uru rwandiko baratubwira ngo, mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Aya magambo nanone tuyasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 ku murongo wa 1. Imitwe yacu iri mu ijuru, ariko amaguru yacu ari hano mu isi, ari naho tugendera. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 ku murongo wa 11 batubwira ngo, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Shuti yanjye, hariho intambara tugomba kurwana, ni intambara y'umwuka. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 ku murongo wa 12 hakomeza hagira hati, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ntabwo turwana n'abantu b'inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka mibi. Mu gihe nkiri kuvuga ibi ngibi, urumva ko ijambo ry'Imana rikenewe cyane muri iyi ntambara. Hariho kandi abandi banzi bacu benshi. Pawulo yigeze kongera kuvuga ibisa nk'ibi mu gihe cye, aho yagize ati, kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye, kandi abandwanya bakaba benshi. Aya magambo nanone tuyasoma mu rwandiko rwa 1 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 16 ku murongo wa 9. Igihe natangiraga kwamamaza ijambo ry'Imana, nibwo namenye ko abantu benshi ari abanzi banjye.
Biratangaje kuba waterwa n'abantu uzi neza ko bigeze gushyigikira ijambo ry'Imana igihe kimwe. Bene aba bantu bigira abakristo, kandi utekereza ko kuba badafite ikintu cyiza cyo kuvuga byaba bisobanura ko ntacyo bavuze n'ubundi. Nyamara bene abo bantu niba usanga kenshi bapfobya inyigisho za Bibiliya cyane. Kuko rero hariho abanzi benshi cyane, niyo mpamvu tugomba kwambara intwaro z'Imana. Kandi Bibiliya itubwira ko tugomba kwitwaza inkota y'umwuka. Iyo nkota y'umwuka ni ijambo ry'Imana. Iyo niyo nkota yonyine tugomba gukoresha. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2 ku murongo wa 3, Pawulo yabwiye umuvugabutumwa ukiri muto ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Uyu murongo utubwira ko nk'abizera hari intambara turwana. Niba uyu munsi utari mu ntambara, kubigaragara ntabwo uhagaze mu mwami, kuko intambara iri hirya no hino. Kandi igihe cyose uhagaze mu mwami, hazabaho abantu bashaka kukugusha. Abana b'Imana benshi bari gutsindwa mu ntambara barimo muri iyi saha tubayemo. Nyemerera twongere dufate akaruhuko, ubundi ngaruke nkubwira ibijyanye n'irembo ry'iburasirazuba. Imana ikomeze iguha umugisha. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Samirana, Samirana, Samirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Irembo tugezeho ni irembo ryitwa irembo ry'iburasirazuba. Fata Bibiliya yawe nanone twongere dusomere hamwe muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 29. Bibiliya iravuga ngo Sadoki mwene Imeri akurikiraho Asana hateganye n'inzu ye, na Shemaya mwene Shekaniya umukumirizi w'irembo ry'iburasirazuba akurikiraho Asana. Irembo rikurikiraho ni irembo ry'iburasirazuba. Iri ni irembo ry'ibyiringiro n'ibyishimo. Birumvikana rwose ko iri rembo ryari riherereye mu burasirazuba bw'umudugudu Yerusalemu. Iri ni naryo rembo ryafungurwaga kare cyane mu gitondo. Irembo ry'iburasirazuba muri Yerusalemu ya kino gihe ryarasenyutse. Hariho bamwe batekereza ko irembo ry'iburasirazuba ari ry'Umwami Yesu Kristo azanyuramo ubwo azaba agarutse mu isi. Nibyo rwose niho yakagombye kuzanyura, ariko ibyanditswe ntabwo ariko bitubwira. Ibyanditswe bitubwira ko Yesu naza azanyura mu irembo ry'izahabu, kandi iri ntabwo riri ku rukuta rwa Yerusalemu, ahubwo riri mu rusengero. Nubwo uyu munsi iri rembo ry'iburasirazuba ritakiriho, umenye neza ko mu gihe cya kera hari iryo rembo ryafungurwaga kare cyane mu gitondo, kuko ryari mu cyerekezo kimwe n'aho izuba rirasira. Mu ijoro umuzamu yagombaga guhagarara ku nkike, azizamuka azimanuka azizenguruka, hanyuma kare cyane mu gitondo akajya ku irembo ry'iburasirazuba akareba ya mirasire y'izuba rya mu gitondo. Birashoboka wenda ko hari nk'abantu mu mudugudu bararaga badatekanye mu ijoro, bikanga ko hari umwanzi wabatera nijoro, bigatuma badasinzira, bakamara ijoro ryose bazamuka inkike bazimanuka. Nyuma bakaba babaza umuzamu ngo ijoro rigeze he, mbese ntirirarangira? Umuzamu akaba yabasubiza ngo haracyari umwijima hanze, ariko igitondo kiregereje. Hanyuma hagatangira kuboneka umucyo uturutse iburasirazuba. Nuko umuzamu agatanga ikimenyetso avuga ngo umucyo wamuritse, kandi ndabona nta n'umwanzi uhari, ndetse n'izuba rirarashe. Mbega icyitegererezo cyari kuri uwo mudugudu. Twebwe abizera bose tugomba gukoranira ku irembo ry'iburasirazuba, kuko ariho umucyo uturuka, niho izuba rirasira. Kandi mbere y'uko izuba rirasa habanza kuboneka umucyo uzanwa n'inyenyeri yo mu ruturuturu.
Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike mu gice cya 4 ku murongo wa 16 na 17 haravuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangwa ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Ibi batubwira hano muri iyi mirongo dusomye nibyo bita kujyanwa. Kujyanwa ni ijambo ryahinduwe mu Rugiriki rivuga harpazou. Umuntu navuga ngo Bibiliya ntiyigisha ibyerekeranye no kujyanwa, ntekereza ko azaba afite ikibazo cy'inyunguramagambo y'ururimi akoresha. Ibyanditswe bitubwira ko umwami Yesu azaza kujyana be abavane muri iyi si mbere yuko izuba rirasa. Kandi uyu munsi hariho umucyo muke, nta tariki nzi ivuga igihe abana b'Imana bazajyanwa. Nyamara guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 uzumva abantu bamwe bakunze kuvuga ko umwami agiye kuza. Nifuza kumenya cyane ahantu bakura bene ibi bitekerezo. Abavuga ibi ngibi usanga bigize nkaho ari bo bonyine bafite umurongo w'itumanaho ubahuza n'ijuru, hanyuma twebwe tukaba ari ntawo dufite. Nyamara ariko kandi ibyanditswe bitubwira ko umwami wacu agiye kuza, kandi nizera ko ikigiye kuba vuba aha ngaha ari ukujyanwa ku itorero rya Kristo. Inshuti yanjye, tugomba guteranira ku irembo ry'iburasirazuba kuko turi mu gihe cy'umwijima. Birashimishije cyane guhagarara ku irembo ry'iburasirazuba kuko hari umucyo n'ibyiringiro. Haleluya! Nyemerera twongere dufate akaruhuko, ubundi ngaruke dukomeze twiganirire. Imana ikomeze iguha umugisha kugeza aho utangara. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Urakoze gukomeza gutega amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka twongere dusomere hamwe muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 30. Haravuga ngo Hananiya mwene Sheremiya na Hanuni umuhungu wa 6 muri bene Sarafu bakurikiraho basa n'ikindi gice. Meshulamu mwene Berekiya akurikiraho asa n'ahateganye n'inzu ye. Uyu murongo tumaze gusoma utubwira ko uyu mugabo Meshulamu yasanye igice cyateganye n'inzu ye. Shuti yanjye, birashoboka ko utahamya Imana mu bindi bihugu byo mu isi cyangwa mu baturanyi, ariko ndahamya neza ko ushoboye guhamya Imana mu muryango wawe. Ushobora gusangiza ijambo ry'Imana mu muryango wawe. Ni byiza cyane kugira umuryango ukijijwe, kandi ni inshingano yawe kubwiraho umuryango wawe ijambo ry'Imana. Umugabo umwe yigeze kubwira umukozi w'Imana ibyerekeranye n'umuryango we, nuko aravuga ngo numva nabahatira gukizwa. Hanyuma wa mukozi w'Imana abwira uyu mugabo ko umurimo we ari ugufasha umuryango we kumva ubutumwa bwiza, hanyuma akabareka akaba ari bo bifatira umwanzuro. Meshulamu yasenye ahateganye n'inzu ye,
kandi ibyo nibyo Imana yamushakagaho. Ni nayo mpamvu Imana yanditse ibikorwa uyu mugabo yakoze. Tugeze noneho ku irembo ryitwa Hamifukadi. Turasoma muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 31. Bibiliya iravuga ngo Marikiya wo mu bacuzi b'izahabu akurikira Hasana ageza ku nzu y'Abanetinimu n'iy'abatunzi aherekeye irembo rya Hamifukadi no kugeza ahazamuka hajya ku nkokora. Irembo rya Hamifukadi ni irihe? Hamifukadi bisobanura isuzuma cyangwa se iyandikwa. Iyo umunyamahanga yazaga i Yerusalemu yagombaga kuba afite viza itameze nk'iy'iki gihe, ariko yagombaga guhagarara ku irembo akandikwa. Kuri iri rembo niho basuzumaga niba koko umuntu yakwemererwa kwinjira mu mudugudu. Iyo kandi abasirikare babaga bagiye ku rugamba, mu gutahuka kwabo banyuraga muri iri rembo ryitwaga Hamifukadi. Ni kuri iri rembo nanone umwami Dawidi yasuzumiraga ingabo ze ubwo zabaga zitabarutse. Mbega ukuntu Dawidi yakundaga ingabo ze kandi nazo zikamukunda. Ingabo ze nyinshi bashoboraga gutanga ubuzima bwabo kubw'umwami wabo Dawidi. Dawidi yagombaga guhagarara kuri iri rembo Hamifukadi kugira ngo ashimire ingabo ze kuzatsinza urugamba, akazishimira ubwitange n'umurava bakora umurimo wabo. Nk'uko twabibonye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike mu gice cya 4, mu gihe kijyanwa tuzazamurwa dusanganira umwami mu kirere. Usanga abantu bamwe bavuga ngo ibyo bintu bizaba ari byiza cyane. Yego ni byiza, ariko se wari uzi ko nyuma yo kujyanwa tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo? Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 5 ku murongo wa 10. Uru rubanza batubwira hano ntabwo ari rwa rundi ruzaba ku ntebe ikomeye yera y'Imana nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 15. Ahubwo abizera nibo bonyine bazahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Kandi uru rubanza ntabwo ruzaba ari urwerekeranye no kumenya niba warakijijwe cyangwa utarakijijwe, ahubwo ruzaba ari urwerekeranye no guhemberwa imirimo twakoze. Abizera bazahemberwa imirimo bakoze bakiri hano mu isi. Inshuti yanjye, niba utarakijijwe ntabwo uzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ahubwo uzahemberwa ibyo wakoze, byaba bibi cyangwa byiza. Pawulo yagize icyo avuga kuri ibi agira ati, nuko iyo nemeza abantu bikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 5 ku murongo wa 11. Mu yandi magambo Pawulo yashatse kuvuga ngo ndifuza kuba umuntu uhuze cyane, kuko nzi yuko nzerekana raporo ivuga niba koko narakoze amasaha 8 ku munsi, cyangwa narahaye umwami iminota 60 buri saha, amasaha 24 buri munsi, cyangwa se nkamuha iminsi 7 mu cyumweru. Mu buryo bw'amategeko Abayuda bahaga Imana umunsi umwe gusa, ariko umwami wacu yavuze ko tugomba gukora buri kintu cyose mu izina rye tutitaye ku cyari cyo cyose. Nta kintu kidasanzwe Imana yacu iriho dusaba. Umuntu umwe yigeze kuvuga ngo ushobora gucukura ahari umuyoboro w'amazi neza ngo ku buryo n'Imana ishobora kumva yarebamo. Kandi rwose inshuti yanjye, nawe ndashaka ko umenya neza ko Imana izareba muri uwo muyoboro wawe w'amazi wacukuye. Imana izitegereza neza uko wabayeho muri iyi si. Iyo niyo shusho y'irembo ry'Hamifukadi. Dawidi yabaga azi neza amakuru y'ingabo ze n'ibyo babaga bakoze byose, kandi rimwe na rimwe yashoboraga guhamagara umwe mu ngabo ze hanyuma akamubwira ngo hari igihembo ngufitiye. Hariho abakristo benshi batazwi, ariko bazahamagarwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo maze bagahembwa bishimishije. Kenshi usanga dutekereza ko abazahembwa ari abavugabutumwa, abamisiyoneri, abakuru b'amatorero, abaririmbyi n'abigisha ishuri ryo ku cyumweru. Ariko jyewe ntekereza ko ibihembo byinshi bizahabwa abera tutigeze kumenya, babayeho nk'uko Imana ishaka mu gihe cyabo. Inshuti yanjye, Hamifukadi rishobora kuzaba irembo ryiza cyane kuri wowe nanjye umunsi umwe. Intego y'iri rembo ikwiriye gutuma buri wese muri twebwe
yisuzuma akareba niba koko ari gukora umurimo w'Imana nk'uzawuhemberwa. Reka dufate akaruhuko nongere ingaruke dukomeze twiganirire. Imana ikomeze iguhe umugisha. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze kugumana nanjye muri iki kiganiro tumenye Bibiliya. Ongera ufate Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 32. Bibiliya iravuga ngo, kandi hagati y'ahazamuka hajya ku nkokora n'irembo ry'intama hasanwa n'abacuzi b'izahabu n'abatunzi. Twahoze tuganira ku marembo 10. Kuri iyi nshuro noneho tugarutse ku irembo ry'intama. Twahoze turi ku nkike za Yerusalemu. Kuri iyi nshuro noneho dusubiye aho twatangiriye. Nk'uko byibuka, irembo ry'intama risobanura umusaraba wa Kristo. Twatangiranye n'umusaraba wa Kristo, nanone kandi dusoreje ku musaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo ni wo w'ingenzi cyane muri byose. Tugihagaze kuri irembo ry'intama, nifuzaga kugusangiza inkuru y'umuvugabutumwa umwe w'umwongereza witwaga Dr. Mark Kay, wigeze gukoresha igiterane mu murwa mukuru w'Ubwongereza witwa London. Nyuma y'amateraniro uyu muvugabutumwa yari yatumiwemo, umusore umwe yasanze wa muvugabutumwa maze aramubwira ngo, Dr. Mackay, nifuzaga kuvugana nawe akanya gato. Dr. Mackay aramusubiza ngo, nari mfite gahunda yo guhita njya gufata gari ya moshi ikansubiza mu rugo. Ubwo uremera tuvugane tugenda. Bari mu nzira bagenda, wa musore aramubaza ngo, ibintu wavuze byerekeranye no kwizera Kristo ntabwo ngewe nabisobanukiwe neza. Nuko Dr. Mackay yongera gusubiramo ibyerekeranye na gahunda y'agakiza, ariko umusore aravuga ngo, umbabarire ariko ndumva ntari kubisobanukirwa neza ku buryo byatuma nkizwa. Dr. Mackay yaje kumva gari ya moshi iriza, nuko abaza wa musore niba afite Bibiliya. Wa musore aramubwira ngo, oya ntayo mfite. Dr. Mackay aravuga ngo, iyi ni Bibiliya yanjye, ariko yifate maze ubumbure muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 6. Usoma uwo murongo. Nutangira kuwusoma, ubanza ugere guca bugufi muri wowe, hanyuma ukomeze gusoma. Nugera ku mpera y'uwo murongo, uzahita wumva uhagaze kandi wemye. Nuko wa musore afata Bibiliya ye, naho Dr. Mackay yihuta ajya gufata ya gari ya moshi ye. Wa musore yahagaze ahitaruye, afata Bibiliya, afata umwanya muto atekereza, nuko ateye intambwe abumbura Bibiliya muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 6. Hanyuma yibuka amagambo wa mukozi w'Imana yari yamubwiye ko bwa mbere agomba kugira umutima wo guca bugufi agisoma amagambo abanza y'uyu murongo. Uwo murongo uragira uti, twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Wa musore nibwo yatangiye kumva ko uwo murongo ari we uri kubwira,
nuko akomeza gusoma ahagira hati Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Wa musore ageze kuri aya magambo arongera ayatekerezaho cyane, maze aravuga ngo nibyo rwose, mpagaze nemye kuko Kristo yakuyeho gukiranirwa kwanjye. Arongera ati ibyo wa mukozi w'Imana yambwiye nibyo mbonye muri uyu murongo, ngomba kwizera Kristo. Uwiteka Imana yashyize ibyaha byanjye byose kuri Kristo. Uyu munsi ndemye kuko Imana yambabariye. Mu mugoroba wakurikiyeho Dr. Mackay yageze ahaberaga cya giterane kare, nuko yicaye yitegereza wa musore. Amateraniro agitangira, Dr. Mackay ntiyongera kubona wa musore. Uyu musore wibuke ko yari afite Bibiliya ya Mackay, ariko nyuma aza kongera kubona wa musore, aza musanga. Dr. Mackay aragenda ahura nawe, maze aramubwira ngo musore, wakoze ibyo nagusabye? Wa musore aramubwira ngo yego narabikoze, nasomye muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 6. Ubwa mbere naciye bugufi cyane, hanyuma ubwa nyuma numva mpagaze nemye. Dr. Mackay aramubaza ngo hanyuma niki cyakurikiyeho? Wa musore aramusubiza ngo namenye neza ko Yesu ari umukiza wanjye kandi ndamwizera. Shuti yanjye, dutangirira ku irembo ry'intama kandi akaba ari naho dusohokera. Ntekereza ko tuzahora tuganira ku byerekeranye n'iri rembo ry'intama, aho nyuma y'imyaka irenga 2000 Yesu yapfuye kubera ibyaha byanjye nawe. Inshuti yanjye utarizera Kristo, witegereza, ntabwo uzi ejo uko hazaba hameze. Uyu munsi birashoboka ko ariyo mahirwe yawe ya nyuma. Ndagusaba kugira ngo uhindukire, wemere kuri umunyabyaha, wizere ko hari umwami Imana yaje mu isi ikambara umubiri ku bwawe kugira ngo igucungure, kandi guhera uyu munsi winjire mu muryango w'Imana kubwo kwizera urupfu no kuzuka bya Kristo. Ndagira ngo kandi nkubwire ko iyi si iriho irangira. Ni ukuri rwose, iyi si irashira no kwifuza kwayo. Mbese koko utekereza ko nyuma y'urupfu ubuzima bwawe buri hehe? Twebwe twamaze kwizera, dufite ibyiringiro byo kuzabaho iteka ryose, naho abatizera bo bazajya mu muriro utazima, niho bazarimbukira. Ngaho nahawe gufata umwanzuro no gufata icyemezo uyu munsi, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Reka dusenge. Warakoze Mwami Yesu kunyura mu irembo ry'intama kugira ngo uncungure. Ndasabira utarinjira muri iryo rembo ry'intama ngo uyu munsi ahashinge ikirenge cye akwizere, kuko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Reka uyu mugabo, umugore, umusore n'uyu mukobwa bamenye ko ari wowe rembo rikuru ryonyine rishobora kumwinjiza mu bwami bwa Data. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane nshuti twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira uko Nehemiya yahanganye n'ibibazo byari bivuye hanze mu batari Abayuda. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.